nyine narambwiye ati mwaramutse ati yego se nanabimenye ati wa umurima we Bashinze w'imisaraba ibiri mbwe n'umugabo tibazemo na metero rwose bitaya bitandukanyije ndavuga ati byose ni ibiki kandi umusaraba wa Simugomwa n'uw'amahoro ndavuga ati abo wari ubazi ntabwo twari tubazi twese nuko nyine ubwo mudugudu naraza arambaza ati ibyo bintu byabaye urabizi bwa ntabyo nzi ese ufite icyo mwamupfa n'abantu uzi n'ubwa ntabwo nzi buri iyi misaraba ni ikintu kibi cyane y'ahantu bashinze umusaraba bigaragaza imva kandi noneho ni imisaraba ibiri uwo mubyeyi afite inda mbese n'ibintu byaduteye ubwana n'ubu tutarakira mbese nawe ubwe yarihebye usibye tumuba hafi tukamuhumuriza tuti humura wizera Imana gusenga Imana mu ijuru igitabara mbese byaraturenze nk'umudugudu wa Nyarubuye natwe byaduteye ikibazo turavuga tuti se barakungurira uriya muntu ufite inda ariko wenda mu byo twatekereza ibi ni ibintu abantu bashobora gukora mu buryo bwo gutera ubwoba cyangwa gucanganyukisha abantu ariko kugeza iyi saha ibindi twategereza tukabanza tukareba kuko nta na rimwe nta gikorwa na kimwe gishobora kuba nkurikije uko inzego zacu zubatse ngo tuzayoberwe impamvu zabyo mwiriwe neza abakunzi ba Touch One TV muziko tubakunda kandi tuhoza ku mutima icyo tubasaba no kuguma hano hafi mugakora subscribe kurica no kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugenda tubategurira birusheho kubageraho 5 kuri 5 muze kunyemerera turi mu kagari KANDI mu mudugudu wa Nyarubuye ni mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo ahangaha rero mushobora kwibaza muti noneho inkuru utuzaniye ni yihe ahangaha muri uyu mudugudu haravugwa imisaraba yashinzwe mu murima w'umuturage hanyuma rero benshi birabatangaza abandi birababaza abandi bibaza impamvu yabyo niyo mpamvu natwe nka Touch One TV tugira hirya no hino kugira ngo nyine ibibazo nk'ibyo tugende tubimenya nimba hari n'iki byihishe inyuma tubashe kukimenya hanyuma rero muze kunyemerera impamvu y'iki kibazo tukive imuzi hanyuma tuganire n'abaturage by'umwihariko abatuye muri kano gace ndetse na nyiri uyu murima nubwo tuhageze tugasanga iyo misaraba imaze gukurwa muri uyu murima ariko munyemerere turebe uko byari bimeze twumve n'icyo abaturage batandukanye bagenda badutangariza ndabakunda nitwa Emmanuel Kanani mugume hano hafi uraho neza muraho neza isanzuru tubwire amazina yawe nitwa Uwamura Justine nkaba ntuye mu mudugudu wa Nyarubuye akagari KANDI umurenge wa Jabana nanjye rero ndi umuturanyi w'uno mu mama nyiri uno murima ibi ni ibintu byaturenze bwarakeye dusanga abantu bamaze amezi 2 bapfuye umwe umugabo umwe witwa Simugomwa Sereveriye yari umuyobozi wa santarare ya Ngiryi undi yari umudamu hafi wari uhimukiye vuba umwe yapfuye umunsi hashize iminsi 2 undi arapfa byaradutunguye bukeye mu gitondo tuje tugasanga imisaraba ishinze mu murima w'uno mubyeyi nuko ni ibintu byatubabaje natwe biraturenga twiyambaje ubuyobozi bwose bwarahageze bw'akagari bwarahageze biba ngombwa ko bahamagara padiri avuga ati muhatera amazi y'umugisha muhasengere none iyo misaraba muyisubizeyo niko byagenze n'ubuyobozi buhari niko twabigenje tubijyanayo ariko iperereza ririho byo kugira ngo tube twamenye nk'abantu baba barakoze ibi bintu ntago turamenya ibyo kuko ibi ni indengakamere birarenze biranababaje kandi uwo mubyeyi nyine umurima bashingiyemo imisaraba afite inda ameze nabi ni ibintu byaturenze rwose ikintu twatekereje rero kuri iyi misaraba ni ikintu kibi cyane y'ahantu bashinze umusaraba bigaragaza imva kandi noneho ni imisaraba ibiri uwo mubyeyi afite inda mbese n'ibintu byaduteye ubwana n'ubu tutarakira mbese nawe ubwe yarihebye usibye tumuba hafi tukamuhumuriza tuti humura wizera Imana gusenga Imana mu ijuru igitabara mbese byaraturenze nk'umudugudu wa Nyarubuye hanyuma hari ikindi kibazo se mwaba muzi nk'abaturage muturanye yari afitanye n'abandi baturanyi be ikibazo ntacyo tujya tubona nawe ubwe ntacyo pe niyo mpamvu byanaturenze ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo tubone imisaraba nk'iyi ngiyi ije rwose nta muntu bajyanaga ikibazo n'ukuri ntawe
hari ibindi bibazo se wewe ubwe nko ku giti cye yaba afitanye n'abaturage usibye ababimufiteho we ntabwo yagirana n'abaturage? ntabo ni umuntu usabana n'abantu ntabo nuko nyine wenda abantu baba bihishe mu mitima yabo ariko nta kibazo ubona agirana n'abantu kandi nawe ntacyo abona rwose ahubwo byaraturenze. Ku giti cyawe noneho ubonye imisaraba nk'umuturage wari uri hano, uyu misaraba uyibonye nko mu murima wawe wabyakira gute? nuko ngo imisaraba nk'ingi uyibonye iri hano mu murima w'umuntu wumva ko nukwiheba sibye gutabaza iyo mu ijuru gusa umeze nka kuriya uboshye. Ubundi iyo umuntu aboshye nka kuriya aba ari ibintu birenze, mbese burazatuza ari uko Imana imutabaye. Reka tugushimire. Murakoze cyane namwe. Ibi bintu mukimara kubibona mwabyakiriye gute? ibi bintu natwe byaratubabaje. Bimaze kutubabaza twese uko twabyutse twasanze imisaraba iteye hano, turavuga tuti se hano habaye irimbi. Noneho twese biratubabaza, bahamagara na bene abantu. Bahamagaye bene abantu, noneho nabo birabatangaza. Abanyiri iyo misaraba ababo bapfuye. Ubwo rero natwe n'abayobozi bose barahaje, urumva natwe byaduteye ikibazo, turavuga tuti se barakungurira uriya muntu ufite inda. Usibye kuba iyo misaraba mwarayibonye, ubundi nk'umukecuru nkawe ushesha akango ibi bintu wigeze ubibona? Ntabyo nigeze mbona, byatubereye nk'igitangaza rwose. Hanyuma tukiraha uyu mubyeyi by'umwihariko nyiri uyu murima, hari ikibazo asanzwe afitanye n'abaturage? Ntacyo n'abaturage bose, ahubwo umuntu wabikoze natwe tugize amahirwe mbese mukamugaragaza natwe twakwishima. Ubu twatekereza ko babikoze bagamije iki? Nanjye icyo bari bagamije nanjye ntabwo nkizi, ni ubugome. Mukecuru reka tugushimire. Urakoze. Munyemerere bakunzi ba Touch One TV tuganire n'uyu muyobozi w'umudugudu wa Nyarubuye Bwana Seti, nawe agire icyo adutangariza kuri aya mahano cyangwa se kuri aba bagizi ba nabi bazanye iyi misaraba bakayishyira muri runo rugo rw'uyu muturage abereye umuyobozi. Murakoze uko nyine babikubwiye, nanjye narabyutse kuko ntuye hano hepfo nka saa 12 n'igice za mu gitondo, abaturage barampuruza bati hari ikibazo kidasanzwe cyabaye mu mudugudu. Nuko nanjye mpageze nsanga iyo misaraba ibiri, ibyo byose nk'uko muzi inzego z'igihugu zacu zubatse, iyo habaye ikibazo nk'icyo ngiki icyo ari cyo cyose twihutira kubimenyesha izindi nzego, tugisha inama batubwira ko tugomba kuganira nyine n'iyo miryango igasubiza ya misaraba aho yari iri ku irimbi, ariko ibindi twavuga ngo turacyabikurikirana hamwe n'izindi nzego zidukuriye kumenya impamvu. Aha rero noneho turiho turibaza koko nk'uko wari uriho ubikomozaho uti twagerageje kubaza nimba uyu muturage nta kibazo yaba afitanye n'abaturage, by'umwihariko ntacyo twamenye. Ahubwo noneho reka twibaze iki ngiki, kugeza uyu munsi abaturage hano urwikiye kwe rumeze gute? Kuko tujya twumva tukumva ngo umurimo w'umuturage barawutemye, inka y'umuturage barayitemye n'ibindi bikorwa bibi, ndetse n'ikibumva cyo kuzana imisaraba igashingwa ahangaha. Uyu munsi abaturage bo muri uyu mudugudu bihagaze biti? Abaturage bo muri uyu mudugudu ni amahoro, nta byacitse, n'icyo kibazo cyaratunguranye. Nkaba ntanakivugaho byinshi kuko ntabwo turamenya impamvu, ariko wenda mu byo twatekereza ibi ni ibintu abantu bashobora gukora mu buryo bwo gutera ubwoba cyangwa gucanganyukisha abantu, ariko kugeza iyi saha ibindi twategereza tukabanza tukareba, kuko nta na rimwe nta gikorwa na kimwe gishobora kuba nkurikije uko inzego zacu zubatse ngo tuzayoberwe impamvu zabyo. Twizeye ko tuzamenya uwabikoze n'icyo yari agambiriye. Ibyo rero nabiharira ababishinzwe, kandi natwe mu babishinzwe dushaka amakuru, ayo tuzabasha kumenya tuzaguma kubikurikirana. Ariko ku giti cyanjye icyo mbona nkurikije n'umwuka mbona mu baturage nta kidasanzwe, ashobora kuba ari bya bintu byo hari abantu baba bashaka gutera ubwoba cyangwa se kugira ngo abaturage bacanganyukirwe, ariko nta kidasanzwe.
ubu ni ukuvuga ngo abaturage bashira impumu kuko wenda nubwo muvuga uti ntabwo bisanzwe ariko kandi ku rundi ruhande ntibinasanzwe aho umuntu akura imisaraba akayikura ahagenewe gushyingurwa imva rusange amarimbi rusange akayazana mu murima w'umuntu ahubwo icyo twasozaho wenda tubaza kugira ngo koko tubareke munakomeze na gahunda zanyu z'akazi ka buri munsi uyu muturage noneho ese uyu munsi aramutse avuze ati ngewe mfite igihunga mwamwakira mute? Uko twamwakira nk'uko bisanzwe nyine nk'uko ubuyobozi bwegereye abaturage ni ukumuhumuriza kandi ibyo byo byarakozwe tumwereka ko ari kumwe n'ubuyobozi kandi tugomeza gukurikirana icyaba cyarabiteye nubwo n'abatubwira ati nta kibazo mfitanye n'abantu ariko nk'ubuyobozi ntabwo tuba twicaye turacyakurikirana ngo natwe tumenye icyaba cyarabiteye ariko icyo nasorezaho nanjye ni ukumara abaturage impungenge rwose nabizeza ko n'ibitari ibi nta kintu gishobora kuba muri iki gihugu cyangwa mu mudugudu wacu ngo kiyobekane cyangwa se kinanirwe gukurikiranwa ibi rero navuga ko ari ikibazo impamvu ngo cyoroshye ibikemuka birenze ibi ni byinshi n'uyu ubikora tuzamenya impamvu n'icyo agambiriye. Reka tugushimira mudugudu. Murakoze nawe. Inyuma rero y'ibiganiro tugiye tugirana n'abaturage bagiye batandukanye by'umwihariko n'umuyobozi w'umudugudu Bwana Seti reka twegere uyu mubyeyi nawe nyiri uyu murima bashyizemo iyi misaraba nawe agire icyo atubwira by'umwihariko atubwire nuko ariho abitekereza nimba kandi hari n'uwo bafitanye ikibazo wenda akaba hari n'ikindi agamije nabyo arabitubwira reka tuganire n'uyu mubyeyi hanyuma namwe ntimujye kure kugira ngo ibi biganiro tugenda tubagezaho bibagereho 5 kuri 5. Uraho mubyeyi? Yego. Reka utangire utwibwira amazina hanyuma tuganire. Nitwa Imisaraba. Nyine nk'abantu hano muri kano kagari Kangirye umurenge wa Jabana mudugudu ni Nyarubuye. Nyine twumvise ko umurima wawe by'umwihariko wagize gutya mu gitondo abaturanyi bawe bakubwira ko hashinzemo imisaraba ndetse ngo y'amazina muzi hanyuma wabyakiriye ute? Nyine narabwiye ati mwaramutse ati gusa nanabimenye ati wa umurima wawe bashinzemo imisaraba ibirimbwe n'umugabo tibazemo na metero rwose bitaya bitandukanyije ati byose ni ibiki kandi umusaraba wasimugomwa n'uw'amahoro ndavuga ati abo wari ubazi? Ntabwo twari tubazi twese nuko nyine ubwo mudugudu naraza arambaza ati ibyo bintu byabaye urabizi mbwa ntabyo nzi ese ufite icyo mwamupfa n'abantu uzi n'ubwa ntabwo nzi nuko ubwo ngubwo nyine akomeza guhamagara inzego z'ubuyobozi zimukuriye ubwo nyine bategeka akagari kuko kabura padiri bakaza bagabura abantu ba nyiri abantu bagatwara imisaraba yabo kubera ko bari bamwe muri imbere rya Gaturika ubwo rero padiri yohereje ababishinzwe baraza bakuramo iyo misaraba barasenga bahatana amazi y'umugisha barayijyana ubwo basubira gushyingura bushyashya nuko byagenze. Hanyuma nta mpungenge zindi waba waragize se cyangwa nk'uko mudugudu yabikubaje wenda natwe tubisubiyemo nta kibazo usanzwe waba ufitanye n'abaturage baba barashotoye nda bakavuga bati reka tumutere ubwoba cyangwa hakaba ari n'ikindi bagamije? Ntabwo mbazi ubwo nta muntu nzifitanye ikibazo nawe cyageze hariya ubwo twabyakiriye gutyo nyine mbonye babikuye umurimo aravuga ati Imana ishimwe ko babitwe no mu buryo busengeye wenda Imana irahambereye. Ubu nta gihunga cy'ubuzima ufite? Ntacyo nubwo ntwitemeze gutya ntacyo ibyo ni ibisanzwe. Kandi ubuyobozi bw'umudugudu nk'uko babivuze by'umwihariko bureberera inzego z'ibanza cyangwa se abaturage mu mudugudu bose baraguhumurije? Bose barampumurije tihangane ibikanyisho by'umwanzi. Reka rero tugushimire nimba mu byo tuganiriye nta cyaba kigusobwe ngo kitubwire. Ntacyo rwose ntacyo no gusenga Imana nkiragiza Imana yandemye. Oya humura koko nk'uko twakomeje kubiganira n'abaturage bagenzi bawe batandukanye ndetse n'urwego rw'umudugudu bose baravuga bati burya umuntu akarakanga ariko ni ibintu biri ntuzi
gusa ukomere. murakoze cyane. Ndabashimiye rero, ndabashimiye, mwabyumvise kandi mwabibonye byinshi, ari inzego z'ibanze zabyivugiye ndetse n'abaturage n'uyu mubyeyi ndetse yabivuze. Icyo twabwira abanyarwanda, ntabwo iterabwoba mu Rwanda ntabwo rikibaho. Nimba ubikora ufite n'icyo ugamije, nkubwije ukuri ko bitaguhira. Ahubwo icyo nsaba abanyarwanda hirya no hino, n'undi wagira amakuru ameze nk'aya, cyane ko rimwe na rimwe ugira gutyo ukumva ngo urugo rw'umuturage bagize gutya baruteye, inka ngiyo yatemwe, twagize gutya, ugiye kumva ngo umurima w'umuturage batemye imirima ye byaba urutoki n'ibindi. Ahangaha rero ubuyobozi nicyo buberaho kugira ngo koko buhumurize abaturage, buhumurize abanyarwanda. Reka mu by'ukuri mbashimire, amahoro y'Imana abane namwe.